umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa Kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma gasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato, abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitali.
kuri uyu mugoroba mbifuriza ibihe byiza mbaramutsa mwese nyine muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Muraho neza, murakomeye, muraho murakoma. Nizere ko rero mumaze nyine iminsi munezerewe, mumaze nyine iminsi myinshi cyane muzirikana kandi nyine mutekereza by'umwihariko kugira ngo turusheho kwibanda ku byiza byacu twarazwe n'abakurambere, ku byiza byacu Gihanga Ngoma Ijana, umuhanga mu bahanga b'abahanzi, yabashije nyine kudusigira nk'umurage wo gukunda u Rwanda no gufatanya kugira ngo nyine tubashe gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Inshuti z'umuco nyarwanda, inshuti z'igitaramo nyarwanda, mwese nyine mukomeza kubungabunga kakagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika. Uyu mugoroba by'umwihariko turatarama tuganira kuri bya bintu nyine byiza bimwe twizihira bikatwizihirwa. Ibyo byose rero nk'uko natangiye kuva kera nyine mbibabwira, no kugira ngo turusheho guhererekanya ibyiza byacu kugira ngo kera habayeho itazaguma. Inshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, nk'uko mwabyumviye twatangiranye n'indirimbo yitwa ngo bemeye kurushinga. Nizere ko nyine mwese nyine mumaze kugera igorora aho ngaho mu ngo zanyu hirya no hino, iyo ndirimbo yabashimishije. Kuri uyu mugoroba by'umwihariko turabanza duhere nyine ku nsigamigani nyarwanda, nk'uko bigaragara ko abanyandikira benshi nta kindi bifuza kumenya ibyabaye mu Rwanda, inkomoko se y'iki cyangwa se inkomoko y'ibi na biriya, kugira ngo nyine amatsiko abashe gushira. Nabemereye rwose ko buri mugoroba mbere yuko nyine tuganira ku gitaramo nyarwanda nyirizina, nzajya mbanza kubaha nyine ku mvo n'imvano cyangwa se ku nkomoko y'imwe mu migani. Nkaba mboneyeho n'umwanya wo kubamenyesha yuko uyu mugoroba by'umwihariko turaganira ku birebana n'urutonde rw'amoko y'abanyarwanda. Ayo ngayo akaba nyine ari Abanyiginya, Abega, Abazigaba, Abasinga, Abagesera n'Abacyava. Turaganira nanone kurebana nyine n'umukurambere w'abanyarwanda cyangwa se wabo bose muri ayo moko mvuze haruguru. Tuganire kubirebana n'umwega wa kurya n'umwega wa kuno. Tuganire nanone kubirebana nyine n'ubwoko bw'Abanyiginya, Abega ba kuno se babaye Abanyiginya bate, n'ibindi. Nzi ko nyine mufitiye amatsiko muri benshi. Inshuti dutaramanye kuri mugoroba, Abanyarwanda baravuga bakinavuga bati kanaka ararira ayo kwarika. Ese mwamuzi inkomoko y'uwo mugani? Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu urira cyane abitewe n'umubabaro, nibwo bavuga ngo ararira ayo kwarika. Byakomotse kuri Nyiragahira ku mukingo wa Mwanabiri mu Nduga, ubwo ariko yari asigaye nyine atuye Ishyorongi mu Bumbogo bwa Huro i Kigali, ahasaga umwaka w'1500. Aho Ndori ya Ndahiro abundukiye, ni ukuvuga aviriye mu rwihisho yari yarawundiyemwo, ni ukuvuga ngo yaracikiyemwo. Aho hari ikaragwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana. Abiru ba se Ndahiro baramwimitse bamwita Ruganzu. Abo rero ni bampande ya Rusanga Icyotamakara cy'Ibuhanga, ahitwaga nyine i Butare, Karangana ka Yuhi mu Kona ka Mashyoza, Igitarama cy'Abakanga cya Butare, Inyamweru mu Bumbogo Kigali, Mpyisi ya Sagisengo Igihinga na Ruzege i Kamonyi, Bwami bwa Muriro umutwe w'Ikanyinya Kayanza mu Bumbogo, n'abandi baryankuna. Bamaze rero kumwimika, ahera ko atangira kubundura u Rwanda, ni ukuvuga kurugaruramo umutekano. Ngaho rero mu Nkiga, ngaho mu Kinyaga, ngaho mu Bwanamukari, mbese impande zose zarwo. Mbere yuko nkomeza inshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, ndabibutsa yuko twaganiriye kubirebana n'amabanga y'ubwiru ku gice twise kandi nyine abahanga bise icyunamo cya Gicurasi, aho nyine Ruganzu yari yaje kunamura u Rwanda akitwa Umutabazi. Icyo gihe u Rwanda rwari mu icuraburindi, rwari rwarashyizwemo n'abamara n'abanyabyinshi bi. Ibyo rero twabiganiriyeho birambuye, kwari nyine ukubibutsa.
gusa nk'uko mumaze kubyiyumvira abo nibo nyine biru bimitse Ruganzu, abo nyine mvuze haruguru. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nuko rero Ruganzu atangira aho mu Nyiga, mu Kinyaga, mu Bwanamukari, mbese nyine nk'uko nabivuze impande zose zarwo. Ruganzu amaze kugera ku ngoma no kunesha abahinza benshi, aricara aradendeza. Ubwo nyine yari yubatse iruhashya na Maza ho mu Busanza bw'Epfo aho Butare. Urundi rugo rwe rukaba ku mwugariro Gikongoro ariho bita ku Kigeme ubu ngubu. Ubwo hariho umuja wa se witwaga Nyiragahira, nawe wari umuryankuna. Ruganzu yasanze amaze kuba umukecuru, niwe rero abaryankuna bari baravugiyeho bati ino nkuru wayibwira Nyiragahira. Uwo mugore yari umusyi w'ibwami, agasyifu yitwa Inono. Bahisyaga rero inshuro 6 ikabona gukorwamo umutsima witwaga ingezi. Bukeye Kibuye iraganda. Ruganzu ategeka ingabo ze zitwaga ibisumizi kuhatera. Zirikora barajyana, dore ko nawe yigiraga ku rugamba. Bageze rero mu musaho wa Rubengera, umugabo witwaga Biti Bibisi yica Ruganzu amurasha umwambi mu jisho. Ibisumizi biheka umugogo we, ni ukuvuga umurambo w'umwami. Bageze rero ku munyanzoga we witwaga Rusenge, bamuhisha ko yapfuye, we na rubanda rundi. Barara aho ngaho, bucya bamujyana i Rutare kumutabarizayo, ni ukuvuga kumuhamba. Ariko mbere yo kumujyana, Rusenge yari yabimenye ariyahura. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, turakomeza tuganira ku gice cya kabiri gisobanura iyo nkomoko y'iyo nsigamigani ararira yo kwarika, tumaze gutaramana mu ndirimbo. Gusa nk'uko mwagiye mwiyumvira, byaba bitangaje tuvuga imwe mu misozi itwegereye cyangwa se duturiye tutazi amateka yaho. Nigize kuvuga nti umutwe w'Ikanyinya ka Yanza. Umuntu cyangwa se abenshi bakwibaza bati se aho ngaho ni hehe? Ni hano hakurya ya Kigali y'umujyi, bivuge gutyo, aho bita nyine za Shyorongi. Aho ngaho Yanza akaba ari umugezi wisuka muri Nyabugogo. Ni hano rero hirya gato. Navuze nti ku musaho wa Rubengera, wasanga aho ngaho tuhaturiye tutana ahazi, tutazi n'ibyiza cyangwa se n'ibyagiye bihabera. Nyaboneka reka bisubiremo nsheho n'akarongo. Birakwiye nkamwe mukiri batoya kwegera abakuru mukaganira, mukandika ibyo nyine babashije kubona cyangwa se ibyo bazi bagize se wenda uruhare mu kubaka u Rwanda, cyangwa se baba bafite nk'inkuru mpamo kubirebana n'amateka cyangwa se kubirebana n'umuco nyarwanda. Ni ukuri kw'Imana reka mbirahirire, twaba dukoze igikorwa kinini cyane kandi nyine gihambaye, kuko birababaje ko mu minsi iri imbere dushobora kubura ibyiza byacu twarazwe n'abakuru kandi tubana n'ababifite, ahubwo ugasanga tubyirengagiza cyangwa se kubera izindi gahunda n'ubuzima butandukanye tugatwarwa mu bindi nabyo byiza, ariko tukata cyangwa se tukirengagiza ibyiza kurushaho. N'abatindi rero nshuti ngaryoha asubiyemo, kandi kuko ngo burya ngo habwirwa wa wundi hakiyumvira uwo nguwo. Reka dusimbukire mu ndirimbo nyarwanda, ariko aho twibanda kubirebana nyine n'inanga. Inanga rero dukurikijeho ni y'umuhanga Rujindiri yise Mureke.
himye muta mubyara yeko himye gitama ninyogose nicyarwego wemushiki iwa igitsina nyami mubyara ikibazaye neho mubyara unizu yizirana muyahanga mureke mureke kugira misha yimubyara rusena shamusaza inkubita ndiyugaruyuma garo nahadaheriwo mureke mayimureke kugira rwagete rwamusaza rutambika cumu musaza niwe datware muhiyo kumunani nibwo yishe nyirandaku nzaba musanzi nibwo atakanye ibigiro mwe mureke mureke cyose benate tahi yukunzu gatete yukunzu gatete tahugate ugira kajari ninyogose ninyogose yemushiki ugira umusa nahuwa muma Jesu umusa niyugaruyuma garo nahadaheriwo mureke mureke Josepe nate akukwiye hari hwibi n'ibyo twabonye barabatware bakumbita hari inaba bakumbita bakumbita cyahatarama ibyo ni iki ibyo ni iki yesifeni cyoho ndabazu uwo twabyaye ndabazu uwo twatunze cyose benate ndakukwiye wemeye kubigiye kigiye wemeye guteka no gusenya wemeye guhinga no gutera ndayalega yahinze tuwa
uretse yesimfene yoganyizuba rimeno mahori tukuzoma mureke mureke Rujindiri mu ijwi rye ryiza cyane rwose ritwara umuntu ukagenda buhoro buhoro, umuntu nyine agerageza kujyana n'iyo nanga cyangwa se n'ayo majwi meza. Ni mu nanga yise mureke, ati nimureke nyamuneka uwo mwana adahera iyo ngiyo. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, reka rero dukomeze tuganira nk'uko twatangiye ku birebana inkomoko y'umugani cyangwa se insigamigani bita ngo ararira ayo kwarika. Nari maze kubabwira uburyo nyine Ruganzu amaze gupfa, bamaze nyine kumutabariza hakurya i Rutare, ariko nyine mbere nyine ngo yo kumujyana, uwitwa Rusenge wari umunyanzoga we yari yabimenye, nuko ngo ariyahura. Ibisumizi rero bimaze gutabaza umugogo wa Ruganzu, bigaruka iwe iruhashya kubika. Bigeze rero mu nzira, byiyahurira mu butansinda bwa Kigoma na Muyange, bivuga ngo Rusenge yabirushije ubugavu. Bimaze rero kwiyahura, noneho mu Rwanda bamenya ko Ruganzu yatanze. Ubwo inkuru iba kimomo, inka zivamo amapfizi, abagabo biyogoshesha inkomborero ari byo kuvanaho amasunzu. Inkuru igumya nyine kurandaranda igera Ishyorongi mu Bumbogo bwa wamuja nyine wamuja Nyiragahira. Abagiye rero kubimubwira basanga yaritse umutsima. Acyumva iyo nkuru araturika ararira, nuko ati Ndahiro yansize mu Rwanda, none na Ndori aronsizemo. Yunama hejuru y'inkono ivuga agumya kurira, amarira akajya agwa mu mazi yaritse. Akomeza kuririra muri iyo nkono ivuga yunamyeho, ikiniga kivanga n'imbirayungu y'umwuka, nuko arazibiranywa arapfa. Anogoka amarira nyine yavanze n'amazi yaritse. Nuko kuva ubwo babona umuntu urira cyane kubw'umubabaro n'agahinda, bakamugereranya na Nyiragahira bati ararira ayo kwarika. Kurira ayo kwarika ni ukubabara bitagira kivurira, ni ukuvuga ngo bitagira umuhoza. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nyuma nyine yo kuganira ku birebana n'inkomoko y'uwo mugani ararira ayo kwarika, nizere ko nyine abatwandikiye bifuza ko twabiganiraho banezerewe. Reka rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba tubanze none tunogerwe n'indirimbo n'imbyino nyarwanda, zimwe ziri mu biranga umuco wacu, zimwe zigaragaramo byinshi: guhoza umwana, guhemba umubyeyi, ubutwari ku rugamba, ubusabane, umuganura, ingabo se wenda zatabaye n'ibindi n'ibindi umuntu atarondora. Gusa uvuze imbyino nyarwanda bita nibuka ko tumaze imyaka igera kuri 4 Abanyarwanda by'umwihariko urukerereza ruba urwa mbere ku isi hose mu mbyino gakondo. Indirimbo dukurikijeho kuri uyu mugoroba ishimishe urubyiruko rw'i Rwanda, dore ko ari naryo zina ry'iyo ndirimbo. Ni indirimbo rero dukesha umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, ikaba icurangitse mu buryo bwa gihanga. Ubwo abaririmbyi nyamuneka mutega amatwi mwumva uburyo iyo ndirimbo igose ihebuje. Ni indirimbo rero y'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa dukurikijeho kuri uyu mugoroba dutaramana namwe, ikaba yitwa Rubyiruko. Yeah, 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 yeah.
amajyambere y'u Rwanda rwacu. Mbega bato b'indatwa ko bafite amatwara ateye ubwuzu. Bana b'iwacu dore izuba ry'inzoza rirabasekera neza. Dukomeza n'ingango mu mugambi wanyu wuje uburanga. Maze mu rukundo bakunzi b'u Rwanda, duterane inkunga dukindikije inkindi, dusobekeye ingufu nyinshi, maze n'ubutatsi bugira batindi bwatanya bindatwa, burohe mu rwobo rutarohoka, ngo buticuca umugambi utagira imbiza. Mbega bato b'indatwa ko bafite amatwara ateye ubwuzu. Bana b'iwacu dore izuba ry'inzoza rirabasekera neza. Dukomeza n'ingango mu mugambi wanyu wuje uburanga. mwiyumve rero iyo ndirimbo ikaba yitwa Rubyiruko, indirimbo dukesha Cecile Kayirebwa. Ati yemwe rubyiruko bavandimwe b'iwacu, ati yemwe rubyiruko Rwanda rw'ejo, ati cyo nimuhaguruke dufatane urunana, maze indatana twitwaze ubutwari, tujye gutanga umwanzi wa twese udindiza amajyambere y'u Rwanda. Mwumvise rero impanuro urubyiruko rw'u Rwanda, impanuro mugezwaho n'umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, adusaba nyine gufatana urunana kugira ngo tubashe guteza imbere igihugu cyacu, igihugu cyanyu, kandi igihugu nyine cyiza, u Rwanda rwiza rwa Gasabo. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, turaganira ku birebana nyine n'urutonde rw'amoko y'abanyarwanda, tuganire ku mukaro wa mbere w'ayo moko. Ntangire rero mbabwira ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa se bwakozwe hirya no hino, bukubiye mu bitabo bitandukanye, ari ibitabo nyine by'abahanga b'abanyarwanda. Usanga babivugaho uburyo butandukanye, gusa ariko abenshi bagahuriza ku kintu bita nyine amoko, ariyo moko bavuga ngo ni amoko 6 y'abanyarwanda. Abanyarwanda rero ntabwo ngo bagizwe n'amoko 3 nk'uko byanditswe n'abazwiho ubuhanga mu mateka y'u Rwanda. U Rwanda rukaba rugizwe n'amoko 6. Ayo moko 6 nayo ngo akagira imiryango yakomokaho irenze amagana n'amagana. Abacyaba ngo bonyine bashobora kuba bageze ku miryango irenze 300. Aya moko nk'uko nyine nayavuze ni Abanyiginya, Abega, Abasinga, Abagesera, Abazigaba n'Abacyaba, n'andi moko yose nyine tuzi ngo bavuga ko atari amoko, ahubwo ngo ari imiryango ikomoka kuri ayo moko uko ari 6.
Ibyo rero ni byagaragaye cyangwa se ibyakozweho nk'ubushakashatsi n'umuhanzi w'umunyarwanda Amani Atari mu gitabo yise Sabizeze Muzi w'u Rwanda. Aragira ati nuko ayo moko atandatu atatangiriye kubaho igihe kimwe, hari ayagiye abanziriza ayandi, bigaturuka ku mukurambere wayo wavutse mbere y'abandi bakurambere bandi moko. Ntabwo rero ngo ari uko umukurambere wayo yageze mu Rwanda mbere y'abandi, nk'ubwoko bw'Abega bubanziriza ubw'Abazigaba, kuko ngo Makara ubyara Abega yabayeho mbere ya Kazigaba. Ntabwo rero ari uko Makara yageze mu Rwanda mbere nyine ngo ya Kazigaba. Ese ninde umukurambere w'abandi? Abantu ngo bageze mu Rwanda ba mbere nk'uko mwabisomye cyangwa se mukabyumva mu gitekerezo cya Sabizeze, cyangwa se mu bindi byagiye nyine byandikwa hirya no hino mu bitabo bigaragara byanditswe n'abahanzi cyangwa se abanditsi b'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Bavuga ku byerekeye igitekerezo cy'uko baje ni Sabizeze bya Sabiyogera, ari hamwe na Mututsi na mushiki wa Mututsi, hamwe n'umutwa ngo witwagwa Mihabaro, wari hamwe nyine n'umugore we. Abanditsi banditse ku Rwanda uhereye kuri Alex Kagame n'abandi bavuga yuko baza mu Rwanda abo ngabo basanze rurimo abantu benshi cyane, ngo bakanga kubarongora, bagahitamo kurongora mushiki wabo. Ngo Sabizeze niwe wamurongoye. Noneho kubwo kunena abo yarasanze aho ngaho, byatumye Mututsi ategereza yuko Sabizeze na Nyampundu babyara, nuko ngo arongora mwishywa we. Mugerageje kwisomera mu bitabo by'abanditsi b'Abanyarwanda cyangwa se b'abanyamahanga, urugero nk'igitabo Sabizeze Muzi w'u Rwanda cyanditswe na Amani Atari, avuga yuko hari umusenyeri witwa Goruju wayoboraga Kiliziya Gatolika mu Burundi, akaba we yaramaganye ko i Burundi hajyaho amacakubiri, niko kubivuga mu bundi buryo. Akavuga ngo impamvu Sabizeze yarongoye mushiki we Nyampundu ari uko ngo basanze nta wundi muntu uri ku butaka bw'u Rwanda, atari uko abo yasanze mu Rwanda ngo yabanenye. Kubw'iyo mpamvu rero uwo musenyeri bahise ngo banamwimurira ajya kuba i Yerusalemu, bamuvana i Bujumbura. Dukomeje rero ukubirebana nyine n'iyo nkuru, bamaze kugera mu Rwanda abo nyine ba Sabizeze ngo baje kuruhukira ahantu hitwa ku rutare rw'Ikinani mu Mazinga, ubu ngo ni muri parike y'Akagera. Icyo gihe u Rwanda rwari ishyamba ry'inzitane, nta muntu n'umwe urubamo, nuko ngo baca ingando barahatura. Bari rero bagenze cyane ku buryo aho ngaho bari ntaho hari hahuriye n'iwabo aho baturutse. Bavuye ngo mu gihugu cya kure cyane, igihugu gifite imisozi ng'isumba y'u Rwanda. Aho ngaho kuri ibyo gitekerezo, umuntu akaba yavuga yuko bigomba kuba ari nk'ibintu bizwi cyane kera, ku buryo wenda se ababivuga babigereranya n'abari bari aho ngaho bakeya bazi wenda nk'ibisigi by'aho ngaho, ku buryo nyine bigaragara yuko abaje ngo baje baturuka kure cyane. Nshuti duteramanye kuri uyu mugoroba, iyo urebye mu bitabo byanditswe n'Abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga bari nyine baragerageje gukora ubushakashatsi ku buryo butandukanye, usanga Sabizeze na Nyampundu na Mututsi ari bo abandi bita ngo ni abami b'ibimanuka n'ibindi. Mbere yuko tuganira ku birebana n'umwega wa kurya n'umwega wa kuno, n'uburyo nyine byaje kuvamo abanyiginya n'ibindi, n'uburyo nyine imiryango yagiye ivuka, reka tubanze dutaramane mu ndirimbo. Indirimbo rero dukurikijeho nayo ni cya gitekerezo navuze haruguru, ikaba yitwa Sabizeze, tukaba tuyikesha Muyango. Sabiyogera, mwana w'inkondo n'inkorokoro.
muremeye inka muhaye abagaragu bajya kumwubakira iyo gitari ajyana inda batabizi iyo yibyayemo umuhungu amwita sabizeze bya sabiyogera kera kabaye ya nkuru yaje kugera ibwami ubwo sabiyogera za bukuru yari imaze kumurembya ati mugende munzanire uwo mwana burya imana ikora ibyayo wabona impaye uwo nzaba n'ingoma baragiye no kwa nyina wasabizeze bataraga mubyeyi tuje gutwara wa muhungu wawe ati sabizeze nawe uhari nihangane nigira harengeye muhamagara sabizeze sabizeze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda ngwino witabera abambari basomaje sabizeze 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 byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda ngwino witabera abambari basomaje umuyaga sinumva murahuha sinumva baragahira sinumva barashoza sinumva ureke nuhira inyana kandi ntirari ngondo sinangahaza tugaraza bonana n'ingabo zase cyasezera tukujyane mwamara gushaka reka naho munjyana ntayurungano rwanjye na mama wambyaye nsize muri iri shyamba umwami yarariraye bucageze mu marembo banyina we sabizeze atariho umuhungu yazindukanye n'ingabo ze bagiye kumasha mwihangane gatoya mbahamagare baraza sabizeze sabizeze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda ngwino witabera abambari basomaje sabizeze 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 byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda ngwino witabera abambari basomaje umuyaga sinumva murahuha sinumva baragahira sinumva barashoza sinumva ureke
uramutaha ati ngwino ingoma igomba uyime birakwiye uzane n'ingabo zawe na nyoko wakubyaye zana ingobyi mubaheke hehe n'ishyamba sabizaze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda ngwino witabera abambari basomaje sabizaze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda ngwino witabera abambari basomaje umuyaga sinumva murahuha sinumva baraganira sinumva barashoza sinumva ureke nuhira inyana kandi ntiyarigoro sinanganyaza sabizaze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisa genewe cyenda. Muryango arakoze mu ndirimbo ye Sabizeze, indirimbo nyine mukunda muri benshi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba mwese muteze amatwi kandi mukunda igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Igitaramo mutegurirwa kandi mukagizwaho na Dadi Do Maximo Mwicira Mitari. Ni rero umwega wa kurya n'umwega wa kuno. Ubwo Sabizeze yabaye aho ngaho aratunganirwa. Hashize rero ng'imyaka itari mikeya, Sabizeze abwira Mututsi ati mbese kuruzi inyamaswa twazanye zimaze kugwira, twe tukaba tukiri uko twaje bizagenda bite ko nta n'abandi bantu batuye muri aka karere ngo tujye gushakayo abageni? Undi ngo aramusubiza ati none se uragira ngo tubigenze dute? Sabizeze aramubwira ati dore niwe mukuru, rongora mushiki wacu Nyampundu maze tubyare twe kudashira ngo ducike burundu. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, ubwo ndamenyesha yuko ibyo ni ibitekerezo bigenda bivugwa n'abantu mu buryo butandukanye, gusa ntibyabazabatangaza cyangwa se ntibizabatangaze musanze ahandi barabivuze cyangwa se babivuga cyangwa se babyandikaho ukundi. Mututsi rero ngo aramubwira ati sinarongora mushiki wanjye, ariko sinkubujije, nushaka umwirongorere. Kuba ataranavanaga indimwe na Sabizeze rero ngo haba kwa se no kwa nyina ngo byoroshya ibintu. Sabizeze aramurongora, ntibyatinze barabyara, babanza umwana w'umukobwa bamwita Sukiranya. Nyampundu abyara n'umwana w'umuhungu wiswe Kijuru. Sukiranya arakura avamo inkumi nziza cyane, nuko Sabizeze agira Mututsi inama yo kumurongora. Nabwo Mututsi ararahira aranga ati sinashaka umwishywa. Sabizeze agira Mututsi inama yo kujya gutura hakurya ya Nyabarongo akamarayo igihe kirekire, noneho ngo akazaza ameze nk'umunyamahanga yitwa umwega wo hakurya. Naho Sabizeze n'umugore we n'abana be bakaba ngo abega ba kuno. Basezerana kugira imihango icimiziro, noneho bakaba nkaho nyine batava indimwe. Mututsi rero yumva nibyo, arabyemera yimukira hakurya ya Nyabarongo. Urebye rero aho ngaho bari batuye icyo gihe, ukareba naho imiryango yakomeje gushyingirana n'abanyiginyango yagiye itura, Mututsi rero ngo yarambutse Nyabarongo ajya gutura mu majyepfo y'u Rwanda. Aha murakavuga u Rwanda rw'icyo gihe, ariho ubu ngubu bita Ubugesera n'amajyaruguru ya Butare y'ubu. Maze rero Sabizeze
n'abamukomokaho baguma ibyumba. U Rwanda rukibaho rero birumvikana yuko habanje kubaho abega bakurya n'abega bakuno. Abega bakuno nibo ngo baje kuvamo abasindi, ababanda, abatsobe, abashingo n'andi moko akomoka ku bami bagashyingirana n'abega bakurya. Naho abega bakurya nibo baje kuvamo abakono, abaha, abega, abasinga n'andi moko yashyingiranaga n'abega bakuno. Nk'uko tuzagenda tubiganiraho mu minsi iri imbere, birumvikana yuko mu bivugwa n'ibyanditswe n'abanyarwanda n'abanyamahanga n'abashakashatsi bandi batandukanye, Sabizeze na Mututsi nibo bashobora kuba bavaho umuzi w'u Rwanda n'abanyarwanda. Sabizeze nk'uko namaze kubibabwira akaba yari umwega wa kuno, naho Mututsi akaba umwega wa kurya. Mututsi rero yabyaye Ntandayera na Serwega. Ntandayera abyara Mukono waje gukomokaho abega bo kwa Mukono. Ntandayera kandi abyara Muha waje kuvamo abega bo kwa Muha. Naho mu bandi bana ba Mututsi bavugwa ubu maze kuvuga ruguru witwa Serwega, yabyaye Gahutu wakomotseho abega bo kwa Gahutu, na Ndiga na Makara ukomokaho abega bo kwa Makara. Abo bose rero nk'uko maze kubivuga nzagenda basobanurira mu minsi iri imbere uburyo bagenda bahinduka, abandi bakaba abasinga, abandi bakaba abanyiginya n'ibindi. Ubwoko bw'abanyiginya. Ahangaha twakwibaza impamvu tubanje wenda abanyiginya kandi tutababonye wenda mu mbonera hamwe maze kuvuga ruguru. Impamvu itumye ari bo wenda umuntu aheraho nuko ari bo mbere bari abega ba kuno. Mbere yo kwitwa abanyiginya babanje kuba abega ba kuno. Hanyuma yaho ku ngoma ya Musindi biswe abasindi. Babaye rero abanyiginya nk'uko bigaragara mu bushakashatsi no mu bitabo bitandukanye umuntu atarondora amazina kuri uyu mugoroba. Babaye abanyiginya nyuma yo kuba abasindi. Muti abega ba kuno babaye abanyiginya bate? Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba turaganira ku birebana nyine n'uburyo abega ba kuno babaye abanyiginya, tumaze gutarama mu indirimbo nyarwanda. Nigeze kuvuga nkitangira nti itorero urukerereza, mbibutse yuko rumaze imyaka igera kuri 4 rwegukana umudende mu ntera mpuzamahanga, aho u Rwanda ruba urwa mbere mu ndirimbo gakondo. Reka rero duhamagare nyine itorero urukerereza ruturirimbire bagira bati bagore beza.
mwiyumviye itorero urukerereza mu ndirimbo yabo bagore beza barakagira rero Imana, nanjye nti mureke tubite intaramirwa bogahora ishabiro. Ni rero abega bakuno babaye abanyiginya bate? Twavuze yuko abanyiginya bakomoka kuri Sabizeze bya Sabiyogera na Nyampundu, ni nabo ngo baje kuba abega bakuno igihe bari bagiye gushyingira umukobwa wabo Sukiranya Nyirarume. Nk'uko rero bigaragara, usanga abahanzi, abanditsi b'abanyarwanda, abanyamahanga se babyandika mu buryo butandukanye, ariko byose ugasanga kuko ni igitekerezo cya Sabizeze, harimo ibisa, abandi bati burya ngo ibisa birasabirana n'ibindi. Gusa ikigamijwe muri ibyo byose ni uko nanone hagombye gukora ubushakashatsi burambye cyangwa se urushijeho bwimitseho se byibura ibirebana ku mugaragaro n'iyo nkuru cyangwa se n'iyo nkomoko y'abanyarwanda. Abantu bakicara bakabiganiraho, bakajya se mu mwiherero hirya no hino bagamije nyine kuvana wenda igihirahiro mu bushakashatsi bwanditswe hirya no hino butandukanye. Hakabamo noneho ibikozwe n'abanyarwanda bariho ubu ngubu bifashishije abakera cyangwa se abakuru, kuko turabafite bogahoraho, turabafite kandi tuzabahorane, kandi ngo igihugu kitagira umukuru nyamuneka kirakagenda kwa kundi. Ntawabyifuza rero, niyo mpamvu byaba byiza koko ababifitemo inshingano cyangwa se ababifitemo cyangwa se abifitiye ubushobozi ko icyo kintu bagitekerezaho kugira ngo abatoya baboye cyangwa se bave mu gihirahiro. Gusa birasaba nyine ko umuntu abanza gusoma ibitabo bitandukanye byinshi cyane kugira ngo abashe kutavangirwa, naho ubundi ushobora gufata iki n'iki nk'impamo wazajya hirya waganira n'umukuru, cyangwa se ugasoma ibindi byanditswe n'abandi nabo bakuru ugasanga harimo ibisa nkaho nyine bidahuye. Aho rero ndumva ariho bikenewe ko hakenerwa by'umwihariko umwiherero urambuye wo kubiganiraho. Gusa abanditse ibitabo banyumve neza, ni ukuri nabo gushimwa. Ikindi kandi no gusenyera umugozi umwe kugira ngo ibyacu nk'abanyarwanda bitazagenda buherere cyangwa se bigahera. Niyo mpamvu rero ku nyungu z'abanyarwanda, ku nyungu z'u Rwanda rwo hambere, ndabisubiramo ncaho n'akarongo, bigomba rwose gutegurwa nk'uko dufata umwanya hakorwa ibi n'ibi kuzi inyungu cyangwa se ku birebana nyine n'iterambere ry'abanyarwanda. Burya ngo nta gihugu kitagira umuco, kuko burya ngo iyo kiwutaye kigata n'amateka yacyo kiba kizimiye. Niyo mpamvu rero umwanya wo kwicara nk'abanyarwanda, abato n'abakuru, tukabasha nyine kwandika ibitabo cyangwa se twaganira ku birebana n'inkomoko y'abanyarwanda, abantu bakajya impaka nubwo zamara imyaka, ariko inyuma bikazagira icyo bigeraho. Igitabo kimwe kigakwira ku isi hose no mu Rwanda, abantu bose bacyumva kimwe, wasanga bigize icyo bitanga kurusha gusoma ibitabo 1000 bitandukanye. Nubwo nyine buri muntu afite uburenganzira bwo kwandika no kugira icyo yongera ku nyandiko runaka, ariko tugize kimwe cyanditswe cyaganiriweho n'abanyarwanda b'inararibonye batandukanye bari hirya no hino mu Rwanda, bari hirya no hino ku isi, byagira icyo bitanga ku burere mbonera igihugu. Ayo ngayo n'ayanjye, ubwo nyine abakuru n'abatoya batari gito mwiyumviye. Tugarutse rero, abega bakuno babaye ngo abanyiginya bate? Naje kubabwira yuko abega bakuno igihe bari bagiye gushyingira umukobwa wabo Sukiranya Nyirarume, Nyampundu ariko ngo ntiyari mushiki wa Sabizeze nk'uko babyandika babivuga. Igitekerezo rero cya Sabizeze, bavuga yuko ngo Sabizeze yari kinyendaro akagira nyina yihariye. Abaganira cyangwa se abanditse ku gitekerezo cya Sabizeze bavuga ko nyina yitwaga Gasani, uretse ko ku bushakashatsi bwagiye bukorwa nta hantu bigaragara batuvuga cyangwa se bavuga izina rya nyina wa Sabizeze. Naho rero Nyampundu na Mututsi bo ngo bakava indimwe kwa se na nyina. Bigaragara yuko Sabizeze batari basangiye ise
ndetse banasangiye na nyina. Hari n'abandi bavuga yuko nyina ngo Wasabizeze yari yaramushyize mu gicuba, aho ngaho ugasanga nyine ni amayobera. Sabizeze na Nyampundu rero barabyaye barororoka. Ukurikiye amateka nta ntusanga bahinduye izina bava ku bwebwa bwa kuno ngo bafate ubwoko. Bakomeje kwitwa batyo kugeza ngo ku ngoma ya Yuhi Musindi. Ubundi rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba witegereje neza, abantu ba mbere baje kwitwa ubwoko bwa Kinyarwanda bava ku bwega bwa kurya cyangwa ku bwega bwa kuno, usanga ari abakono n'abaha, abasinga n'abega bo kwa Makara bita nyine muzi w'abega. Bose bakaba barabega bakurya. Abega ba kuno bo ntibigeze bafata ubwoko ngo bitirire umukurambere runaka, ahubwo bagumije kuba abega ba kuno, aribo baje kuvamo b'Abatutsi, ni ukuvuga ngo abami n'abegakazi. Abatutsi rikaba ari izina ritari izina ry'ubwoko, ahubwo ryari izina ryabo ry'ubutware ku bavandimwe babo, bivuga yuko bari bararazwe ubutware. Abandi akaba ari abega bo kwa Gahutu, we akaba umuhungu wa Serwega mwene se wa Ntandayera. Abo ngabo akaba ari abana ba Mututsi, n'abandi ngo bakitwa abega bo kwa Makara, umwuzukuru wa Gahutu. Muri icyo gihe cya kera habayeho amasezerano hagati y'abakomoka kuri Sabizeze n'abakomoka kuri Mututsi y'uburyo bazajya babana n'uburyo bazategekana. Bemeza yuko umuhungu wo kwa Sabizeze uzajya ategeka iyo miryango yose azajya arongora abakobwa bo mu muryango umwe gusa wo kwa Mututsi. Umuryango wemejwe icyo gihe wari umuryango w'abega bo kwa Gahutu. Ubwo umuryango wa Sabizeze ugatanga umuhungu uzategeka n'umuryango wa Mututsi ugatanga umukobwa uzategekana n'umuhungu wo kwa Sabizeze. Byumvikane yuko umuryango ubyara abakobwa bagomba gufatanya n'umuhungu wo kwa Sabizeze gutwara bene wabo, nawo wahise uhindura izina, aho kwitwa abega bo kwa Gahutu ngo bitwa abasinga. Kugeza ubwo mu Rwanda rw'icyo gihe hari rero amoko atatu ariyo abega, aribo abega bo kwa Mukono, abega bo kwa Muha no kwa Makara, hakabaho noneho n'abasinga n'abasindi. Aya moko atatu rero akaba ari abega bakubiyemo iyo miryango itatu hamwe n'abasinga n'abasindi. Ubwo ubututsi bwagumanye umuntu umwe gusa nk'uko byari bimeze mbere ya Gihanga, naho abandi bava indimwe n'umwami bo bitwaga Abanyiginya, bivuga ibikomangoma, ariko ubwoko bwabo bose bari abasindi nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino. Ku ngoma ya Yuhi Musindi nibwo ibyo kwita abakomoka kuri Sabizeze bose bafashe izina ry'ubusindi kugira ngo batandukanywe n'umututsi, ni ukuvuga ngo umwami n'umututsikazi, umugabekazi. Kuri iyo ngoma nibwo nyine biswe abasindi. Mu kanya rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba ndabasobanurira birambuye iryo jambo umututsi icyo ryasobanuraga muri icyo gihe. Reka rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba dutaramane mu indirimbo nyarwanda nazo nyine zidufasha kunogerwa n'igitaramo nyarwanda cyo kuri uyu mugoroba, nubwo nyine twumva uyu munsi twasesenguye cyangwa se twagiye mu mateka cyangwa se mu birebana nyine n'ibyo bamwe bakunda kwita ngo ni amayobera, kandi nyine byarabaye iwacu i Rwanda. Reka rero dusimbuke turirimba dutarama tunezerewe nk'uko nyine iwacu mu Rwanda ari amahoro. Itorero Amasimbi n'Amakombe na Rugamba Cyprien reka baturirimbire bagira bati ndindiraho nkubwire. This way.
bakabitaho umwana aje ati ngo ngwino bimbwira baragushaka guruka ugiye kuvoma nahise ngo mbitaba disiwe singira akabindi ntangiye ubusamo nyuriraga cyamo hirya ngo ndebe bagenzi banjye baje kubyinira bambanye baravuga disiwe batubanguke numva kuvoma unyurana tukubyinira ko twungutse umunsi utaza kurwandika miheto nagumanye umwete disiwe mbitangaruka gana babahango numva akabyino keza kurwandika miheto numva bagize akarusho nabageze hafi disiwe baratera numva nogewe akabindi ubwo ndirengera amaboko ndayatega akadiho ndakabyina nyamutera icumu disiwe shurira nongeza maze nateshuka nguse nujya gutera intambwe umucacu mfata ikirenge akabindi kariyasa nageze iwacu disiwe mbura icyo mvuga mama warumirwa tumwangavu ngana nawe ubushamaniza butahirya gahunga bamushuka. Itorero Amasimbi n'Amakombe na Rugamba Cyprien bati ndindiraho nkubwire mwana wanjye. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba turimo turaganira mbabwira nyine inkomoko cyangwa se amoko y'Abanyarwanda, aho turimo turaganira kurebana n'uburyo ngo abega bakuno babaye abanyiginya. Tudise babaye abanyiginya gute? Nari maze kubabwira rero uburyo imiryango yateranye uwo kwa Sabizeze n'umuryango wo kwa Mututsi bagatanga imiryango cyangwa se bagashyiraho uburyo umukobwa wo mu muryango wo kwa Mututsi azajya ashyingirwa umuhungu wo mu muryango wo kwa Sabizeze, akaba ariho nyine havamo abatwari. Nuko babishyiraho gutyo, bigenda gutyo. Umukobwa rero cyangwa se umuryango watoranyijwe akaba ari umuryango wo kwa Gahutu, abo nyine bitaga abega bo kwa Gahutu, bakazajya bashyingirwa abahungu bo kwa Sabizeze. Ubwo kuva uwo munsi abega bo kwa Gahutu ngo wabyaraga ngo abakobwa beza cyane bitwa abasinga batyo. Nk'uko rero nabibabwiye inshuti dutaramanye kuri mugoroba, kugeza nyine ubwo muri icyo gihe hariho ngo amoko atatu ariyo y'abega bakubiye muri iyo miryango: umuryango wo kwa Mukono, umuryango wo kwa Muha n'umuryango wo kwa Makara. Hanyuma hakabaho abasinga n'abasindi. Nababwiye yuko ubututsi bwagumanye umuntu umwe gusa nk'uko byemejwe cyangwa se byari bimeze imbere kwa Gihanga, naho andi cyangwa se abandi bavindimwe n'umwami ngo bitwaga abanyiginya, bivuga ibikomangoma, ariko ubwoko bwabo bose ngo bari abasindi nk'uko bigaragara mu bitabo bitandukanye. Ku ngoma ya Yuhi Musindi nibwo ibyo byo kwita abakomoka kuri Sabizeze bose bafashe izina ry'ubusindi kugira ngo batandukanywe n'umututsi, ndashaka kuvuga umwami n'umututsikazi, umugabekazi kuri iyo ngoma, aribwo nyine ngo biswe abasindi. Byumvikane yuko icyo gihe cya Musindi ari we wenyine witwaga umututsi na nyina, ariko nabwo akaba umututsi atarima ingoma. Ngira ngo aho ngaho nyamuneka mutega amatwi. Nuko yamara kwima ingoma akaba umwami, ubututsi akabuharira umwana we uzamusimbura ku ngoma, naho abandi bavindimwe bose bakitwa abasindi. Uko rero ibihe byagendaga ngo bihita,
abana bakomoka kuri abo batutsi, abatware n'abega ba kuno n'abega bakurya, ryaje gukomeza noneho aho kuba iry'abantu babiri gusa, ryitirirwa abakomoka kuri iyo miryango bose. Umunyiginya byaje kuba izina ry'abakomoka kuri Sabizeze bose. Hagiye havuka kandi ibikomangoma bikomeye, maze abana babyo bagafata amazina y'ibyo bikomangoma. Kuko rero babaga ari abana bakomoka ku gikomangoma runaka, bakaba abanyiginya bo mu gikomangoma iki ngiki cyangwa se kiriya. Nongeye kubasubiriramo nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba. Muri iyo miryango yombi, umuryango wo kwa Sabizeze n'umuryango wo kwa Mututsi, bagiye inama bahitamo ko umuryango wo kwa Mututsi hazavamo umuryango umwe ufite abakobwa beza, bakazajya bashyingirwa abahungu bo kwa Sabizeze, akaba aribo bazavamo abatware b'iyo miryango minini uko ari ibiri. Abakobwa rero batoranyijwe nabo kwa Gahutu, bitaga nyine abega bo kwa Gahutu. Bamaze gutoranywa gutyo bahise bitwa ngo ni Abasinga. Nyuma rero yo guhabwa iryo zina Abasinga, muri iyo miryango yose batoranyijemo uwo bitaga Umututsi, gusa akitwa Umututsi atarima ingoma. Yamara kwima ingoma akaba umwami, Ubututsi akabuharira umwana we uzamusimbura ku ngoma. Naho abandi bavindimwe bose bakitwa ngo Abasindi. Ndashaka kumvikanisha yuko nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, uwo nguwo wabaga wiswe Umututsi ategereje nyine kwima ingoma ya se, birumvikana ko yabaga akura, yararongoraga akabyara akagira abamukomokaho. Uwabaga wiswe Umututsi kandi ategereje kwima ingoma ya se, yabaga afite abo bavindimwe bakomoka nyine ku mwami runaka, aro bitwaga ibikomangoma. Nabo kandi ubwo barakuraga bakabyara nyine bakitwa amazina ya base, hanyuma iryo zina Abanyiginya bakarisangira ari bose. Abyo nyine navuze nti bakitwa Abanyiginya bo ku gikomangoma iki ngiki cyangwa se kiriya. Nguko uko izina Umunyiginya ryari ry'ibikomangoma gusa ryafashe indi shusho rigasobanura abakomoka ku bikomangoma bose. Nguko kandi izina Umututsi ryari ryaragenewe uzaba umutware w'umuryango w'abega ba kuno, ryabaye iry'abakomoka kuri Sabizeze bose. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, urebye mu bushakashatsi bwanditswe na Padiri Lewo Delmas, avuga yuko Abanyiginya baza mu Rwanda bahasanze abami b'Abahutu, akanavuga yuko Kabeja yari umwami w'Abahutu wakiriye Abatutsi baza mu Rwanda. Akavuga yuko icyo gihe Abagesera bariho bayoborwa n'umwami witwaga Kimenyi, hakaba n'umwami w'Umuhutu witwaga Rurenge w'Umusinga. Nyamara ugatangazwa nuko muri icyo gitabo cye atondagura amazina y'abakomotse kuri abo yita nyine Abahutu, ugasanga babyaye Abatutsi. Ntasobanure wenda umusomyi ukuntu abami b'Abahutu nk'uko abyivugira baje kubyara Abatutsi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, icyo ngira ngo ngaragaza ahangaha, nk'uko burya ngo iyo aganiriwe agasubirwamo agira icyo atanga, ndashaka kwerekana uburyo ishusho y'amateka y'u Rwanda igaragara cyangwa se igenda yandikwa mu buryo butandukanye, bikabera nyine urujijo Abanyarwanda muri rusange. Ari naho nsimbarara nsaba kugira ngo bishobotse hazabeho umunsi cyangwa se iminsi yafata se wenda amezi 2 cyangwa se ukwezi kumwe, abakuru n'abato bicare hanyuma bavuge bati amoko y'Abanyarwanda, bati abega, Abanyiginya, bati ngoma iyi n'iyi, ibi ngibi n'ibi, bati abami b'umushumi, abami b'ibitekerezo. Hanyuma hasohoke cyangwa se hakurwemo inyandiko inogeye Abanyarwanda muri rusange kandi itagoramye kandi itarimo urujijo, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, kuko biragoye kubyumva. Ngana ku musozo rero kandi mbifuriza umugora mwiza mwese mwateze amatwi igitaramo Inyarwanda. Tuzakomeza ubutaha tuganira kubirebana n'imiryango y'Abanyiginya, imiryango se y'abega, uko ibakomokaho,
gusa wasoma mu bitabo hirya no hino ugasanga abanyiginya bafite imiryango myinshi cyane igera hafi kuri 100. Wajya mu bandi ubwo ndavuga wenda nk'Abega ugasanga nabo bafite indi miryango nabo rwose myinshi cyane pe umuntu atavuga ngo arangize. Wajya mu Bacyaba nabo ugasanga ari uko, no mu Bagesera no mu Bazigaba. Abazigaba cyangwa se na abo yitaga nyine abitaga Abacyaba tukaba twabiganiriyeho kera tuvuga ku birebana n'uburyo Gihanga yahaye inka agaciro igihe umukobwa we Nyirarucyaba yamumaraga ubworo, aho Gihanga yaragiye nyine kwigira ijabiro. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, tuzakomeza tubiganiraho tuganira ku birebana nyine n'ayo moko y'Abanyarwanda mu gitaramo cyacu gitaha. Gusa nanone nsoza nshimangira mvuga nti nyamuneka byo gushiririra mu biganiro, nihagire igikorwa ku bushakashatsi ku birebana nyine n'uburere mbonera gihugu. Hari umugani twaganiriye ngo arasara akagwa ku ijambo. Reka rero tuwushyire nyamuneka mu ngiro, hakorwe ubushakashatsi kubw'inyungu z'u Rwanda rwiza rwa Gasabo, kubw'inyungu z'abazaruragwamo cyangwa se kubw'inyungu z'abazarukuriramo, kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bizabe uruhererekane. Kuko byaba bitangaje wumva ngo bimwe mu bihugu by'ibihangange nk'u Rwanda bifite se ubushyingura nyandiko bwo mu 1400, kandi natwe ntacyo tuvuze kugira ngo ibyo ngibyo tubikore, tubyandike kubw'inyungu z'igihugu, kubw'inyungu ry'izina dusangiye nk'Abanyarwanda, no kubw'inyungu z'uko turi bihangange. Ayo ngayo n'ayanjye, ahasigaye murakagira Imana. Ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho, turashimira mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda kugira ngo umurage w'abakurambere uzaba uruhererekane, n'aka kagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza murota Imana.
Bye.